Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakurana guhikaze iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Ngoma ahumvikanye inkuru yateye abantu batandukanye kugira ubwoba, ni nyuma y'uko ingona yishe umugabo ikamumira bunguri. Ababibonye bose bashya ubwoba, mbese byaba byagenze gute? Mbese inzego z'ubuyobozi n'iki zaba zitangaza? Abaturage babonye ibingibi n'iki kintu baba batangaza ibingibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba nuko wadutera inkunga uyu munsi maze ukara munsi y'aya makuru urabona handitse subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kazana ko nugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuziri muzingo iby'iyi nkuru ikomeje kubabaza abaturage batuye muri aka karere ka Ngoma. Reka nongere mbaye ikaze nk'ibisanzwe. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Aha ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Jarama, abantu batandukanye barushijeho kugira ubwoba, abandi bongera kugaruka ku rupfu rutunguranye rwumvishijwe muri kano karere ka Ngoma, aho umugabo yagiye kuroba maze ingona iza kumwica. Ababyumvise bose bashya ubwoba, abandi nabo bagira intimba ku mitima yabo. Uru rupfu rwumvikanye ahangaha ni urw'umugabo w'imyaka 34 y'amavuko wari ugiye kuroba mu kiyaga cya Sake giherereye mu karere ka Ngoma kigakura no mu murenge wa Jarama, aho yishwe n'ingona ubwo yageragezaga gushaka gukuramo amafi muri iki kiyaga, ariko iyo ngona ikaza kuhita imwica. Iyi nkuru ibabaje ikomeje gutera agahinda abatuye mu karere ka Ngoma yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, ariko umurambo w'uyu nyakwigendera warayibonetse kuri uyu wa mbere mu mudugudu wa Kavumu mu kagari ka Karenge mu murenge wa Jarama, ni nyuma y'iminsi itari mike ushakishwa. Iyi nkuru ibabaje yababaje abaturage batuye mu karere ka Ngoma, yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jarama Mugirwanake Charles, aho yavuze ko uyu mugabo yishwe n'ingona ubwo yajyaga kuroba ari kumwe na mugenzi we, ariko ku bw'amahirwe makeya umwe muri bo ahita ahasiga ubuzima. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jarama Mugirwanake Charles ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati: ni abaturage babiri, harimo ufite imyaka 34 y'amavuko n'undi ufite imyaka 29 y'amavuko, bagiye kuroba amafi mu mpera z'icyumweru gishize. Mu gihe bari kurwana no gutegura imitego yabo, umwe ingona iramufatira mujyana. Murambo we rero twawubonye ejo kuwa mbere dusanga yaramwishe, hakurikiyeho kumushyingura dufatanyije n'umuryango we. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jarama yasabye abaturage baturiye ikiyaga cya Sake kwitwararika mu gihe bagiye kukigendamo n'ubwato, bakamenya ko kibamo imvubu n'ingona kandi isaha iyo ari yo yose byabasagarira. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge kandi yakomeje abasaba ababyeyi kwirinda koherezayo abana babo kujya kuhavoma mu kurinda umutekano wabo. Icyakora abo mu muryango w'uyu nyakwigendera barifuza ko babanza kujyana umurambo wa nyakwigendera kwa muganga kugira ngo ubanzwe usuzumwe n'abaganga mbere y'uko ushyingurwa. Ni kenshi cyane mu bihe bitandukanye hagenda humvikana ifu, abantu batandukanye bagaragaza ko ari ibintu biteye ubwoba n'agahinda, ariko kandi abantu batandukanye bakaba bavuze ko yuko kumva umuntu yapfuye yagiye gushaka icyo umuryango uri burye undi bikarangira apfiriyeyo aho yagiye kubishaka birababaje cyane, ngo dore ko uwo mugabo yajyanye na mugenzi we, ariko ku bw'amahirwe make umwe muri bo ahita abura ubuzima. Ubwo twakoraga iyi nkuru twashatse kumenya amazina y'uyu munyakwigendera, ariko ntabwo byigeze bidukundira. Nituyamenya tuzabigarukaho mu makuru yacu y'ubutaha.
Inzego zitandukanye zirimo ubuyobozi, polisi y'u Rwanda zihora zisaba abaturage kwirinda kujya mu mazi batambaye umwambaro ubarinda kurohama, zikavuga ko niyo waba usanzwe uzi koga imbwa zishobora kugufatira mu mazi ukaba waburiramo ubuzima. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Niba utaradusura cyangwa ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo, ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'icyo tugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru yacu utaha, kugira ngo tujye tubagezaho amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio. Si ibyo gusa, ushobora no gufata iyi nkuru mu gihe umaze kuyumva ukayisangiza abandi kugira ngo bamenye aho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.